Hello, uyu munsi ngiye kukwereka uko uzajya ufata amavideo yawe ukayahindura MP3 cyangwa ukayahindura uyumve mu karadiyo cyangwa se uyumve muri ka gatelefone gato. Kwa kundi umuntu ashobora kugusharinga indirimbo ubundi wayicuranga bakunze kuvuga ko yabaye virus. Okay, kurikira video kugera irangiye rero ubundi birarangira bamenye kuyifatira ya ndirimbo ukoresheje telefone yawe ubundi ukayihindura ikaba audio ukabasha kuyumva mu radio cyangwa se muri ka telefone. Kundi rero ukurabigenza niba uri gukoresha telefone urazamuka hejuru kuri telefone hahandi hari ifoto yawe se Google Chrome, muri Google Chrome ubundi ukande hano ahantu hasa na hari udukoni dutatu uze uhitemo desktop site, urahabona uhita uhavivura. Then ibyo numara kubikora baza uze muri Google Chrome yawe ushake iyi website yitwa MP4 to MP3 converter, urakanda MP4 to MP3 converter urahita ubibona bije gutya ubundi wemeze. Numara kwemeza uhita ukanda kuri link ya mbere urahita ibona uyikandeho. Numara gukanda kuri link ya mbere ubonye utegereze gato bifunguke, then bihite biza gutya. Ni ibintu byoroshye cyane, uhita ukanda hano handitse ngo choose file, kurabona muri telefone yawe ubundi bihite bikuzana mu mafiles ufite kuri telefone yawe. Nshaka guhindura rero indirimbo iri kuri desktop kubera ko ngende gukoresha imashini ubundi yitwa Sikiliza ni ya Israel Mbonye. Ubundi nze nkanda hano handitse ngo ndazanye hitemo, ubundi nkanda hano handitse ngo open. Numara kuyihitamo birahita bifunguka gutya. Okay, igihe ufite indirimbo nyinshi reka tumaze ukanda hano handitse convert, ya ndirimbo ibe yikonvatinga iri guhinduka. Urabona hano uploading, iyo yamaze kuba uploaded uhita ubona ko itangiye kuba converted. Harani 3% igeze. Nibirangira turahita dukanda hano handitse download, ubundi duhite tuza muri za file zacu tuyisanga ahantu hitwa downloads cyangwa se mu bintu kwa downloadinze kuri telefone. Ikindi iyo ushaka gukonvatinga indirimbo nyinshi uraza ugakanda hano handitse ngo convert more ni telefone yawe cyangwa mu mashini uraba kuhabona. Then numara kuhakanda bihite bikujyana muri files ufite, uselecting file nyinshi y'ama video menshi nyine ushaka kujya wumva ama audio, then uhita ukanda open. Numara ukanda open uze handi handitse ngo convert, then urahita ubona bitangiye kwikonvatinga kuri iyo ukibona hariya muri iriya mashini. Ikindi niba ari ubwa mbere ubonye video za online class 1 Kinyarwanda kabisa, kanda subscribe. Ndabizi zigiye kugufasha byinshi cyane. Niba warajyaga ku Rembo, niba warashakaga amafilme, niba warashakaga indirimbo n'ibindi byinshi ushobora kuba warakoraga bikanga kuri mashine cyangwa se kuri telefone, ndakeka niba wamenye online class 1 Kinyarwanda channel ukaba wakanze subscribe, ndakeka bigiye gukemuka kuva igihe umenyeye iyi channel kugeza nyine ubwo biraba bikemutse tu. Ikindi sharinga zino video, sharinga n'abandi babibone. Niba umuntu yaragendaga akabwira umudije cyangwa se abantu bo mu dusantre ati wamfasha ukama indirimbo, wamfasha ukama filime, ngiye no kukwereka ukuntu wakwibonera amafilime y'ubuntu utaguze ibindi byinshi bigiye bitandukanye filime wifuza. Ngiye kukwereka ibintu byinshi, ibibazo byinshi ugenda uhura nabyo mbese kuri telefone cyangwa se kuri mudasobwa yawe. Ikindi ibi bintu ntabwo bitinda cyane gukonvatinga, birihuta, ariko network mfite sinzi ikibazo yagize, ntabwo ari gucya bitinda, ubundi birihuta cyane. Ni wako uploadinga amavideo 10 cyangwa se 20 bikorwa mu gihe gito tarenze iminota 2 cyangwa se iminota 3. But network mfite ndabona ifite ikibazo, murabona ko byawe downloaded. Byarangiye rero uhita ukanda hano handitse ngo download, urahabona muri telefone. Numara ku downloadinga murabona hano ko uri kuri downloadinga, then kara gasako kuzuye uzi kandi hari kuri folder uze niba ukoresha telefone urakanda kuri urajya muri downloads,
then murakanda muri downloads murabona ko indirimbo zose na downloadinze cyangwa se na convertinze muri mp3 zose zahise ziza hano. Okay, ndagushimiye rero, ndakeka niba wemeye gufungura video yanjye wanakanda subscribe then liking kange comment, ubundi niba video ikunyuze isharinge n'abandi nabo babimenye. Okay, thank you very much, see you next time.